Unity Club rero ibidukorera mu izina ryacu kandi yahurije abantu benshi, ukaba ari umunsi wo guhura namwe abana bacu, abana b'igihugu cyacu ndetse n'ababyeyi babaherekeje, ari abarezi mu mashuri, ari n'ababyeyi mu mago. Iyo byashobokaga ngo abana bose b'igihugu cyacu baze duhurire hano, nibyo twabikora. Ariko uko bidashoboka, dutumira ababahagararira. Buri mwaka haza abana bashya baturutse, abataje ubushize, hakaza abandi batashoboye kuza. Imyaka uko igenda ubona kuvuga ko benshi bibageraho, ariko ni ikimenyetso cy'ukuntu dushaka kubibuka, dushaka kugira ngo ubwo burere mubona mu mashuri, mu mago, buhabwa umwanya, umuco w'igihugu cyacu w'Abanyarwanda ubona umwanya. Bose uko bagomba kubaha kandi bakagendera no ku manuro baburiye, badutumye turabatumikira. Ukuntu batwakiriwe, twishimye, twakinnye, twisanzuye nk'aho ari iwacu. Twishimye cyane, sinabona ukuntu mbisobanura. Ibyakozwe byose byari byiza, ndumva sinzi ukuntu nabisobanura, ariko byari byiza byose. Ndishimye. Nashimishijwe nuko nabonye Perezida Kagame na Jeannette. Ntabwo nari mbizi ko namubona, nakunda kumubona ku mateleviziyo ariko ntabwo nari mbizi ko namubona. Rwanda kuko nifuzaga kumubona no kubona Madamu Jeannette Kagame. Urumva uzaba iki nyuma yo kubona nyakubahwa Perezida? Ndumva nakurikiza ibyo batubwiye.